Ese Wiringoma ni muntu ki? Ni iki cyatumye Wiringoma yamamara ku buryo yagize n'impinduka ndetse agatuma umutwe wa M23 umenyekana ku ruhando mpuzamahanga? Hari umugabo Wiringoma yavuze amagambo atatu yonyine ariko ahinduka ikimenya bose ndetse atuma umutwe wa M23 uvugwa ku isi hose ndetse uranamamara. Uyu munsi kuri Raza Media TV tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka yaranze Lieutenant Colonel Wiringoma ubwo yari umuvugizi w'igisirikare cya M23. Lieutenant Colonel Wiringoma uko umwumva uramwumva nk'umusirikare ukomeye ndetse wo ku rwego rw'amapeti agezweho mu buryo bw'igisirikare ndetse amapeti yo ku rwego rwo hejuru. Wiringoma ntabwo yari umusirikare ujye imbere ku mirongo y'urugamba cyangwa se ngo ategure urugamba, ariko Wiringoma yari umugabo ukomeye cyane ndetse wagaragaye cyane mu bice bimwe na bimwe mu gihe cy'imirwano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wiringoma yavuze amagambo atatu yonyine ati "do quickly quickly quickly". Ayo magambo akiyavuga yafatiwe hamwe ku mirongo y'imbere, aho abanyamakuru bari bafite za kamera ndetse abandi bafite za mikorofone, abandi ku ruhande rumwe abandi ku rundi, aho bari bafatiye abacanshuro hariya mu rugamba rwabereye i Goma mu kubohoza umujyi wa Goma. Ubwo yavugaga aya magambo abwira abasirikare b'abacanshuro ubwo bari bagiye koherezwa mu bihugu by'iwabo, ndetse abandi bakaba bari abasirikare ba SADC bari baje kubohoza cyangwa se gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana ku mujyi wa Goma kugira ngo utaba wafatwa. Wiringoma bivugwa ko yavukiye mu majyaruguru y'u Rwanda ariko afite inkomoko mu ntara ya Kongo Santarare, aho ngaho hari mu gace kahitwa Mbanza-Ngugu ku birometero 150 uvuye i Kinshasa. Raporo zirimo iza ONU zigaragaza ko Wiringoma yaba yari afite imyaka iri guhera ku myaka ya za 50 kuzamura. Nubwo atakundaga kuvuga ku buzima bwe bwite, bamwe mu bamuzi bavuga ko uyu mugabo yaba atabarutse cyangwa se yaba yitabye Imana aguye yari ku rugamba. Bivugwa ko yari afite abana 4. Uruhare rwa Wiringoma muri M23 ni uruhe? Narwo reka tururebere hamwe. Ngoma yabaye umuvugizi w'igisirikare wa M23, umutwe wongeye kubura imirwano ikomeye mu bihe by'impera y'imyaka ya za 2022 gukomeza kugeza mu myaka ya za 2024 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ahazwi cyane harimo ko intambara yarwanyemo cyangwa se mu gihe yari umuvugizi w'iki gisirikare yasize bafashe umujyi wa Goma, aha ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bafata umujyi wa Bukavu, aho naho ni mu majyepfo y'uburasirazuba bwa kiriya gihugu. Mu Kuboza mu mwaka w'2022 yagaragaye aramukanya na Brigadier General Emmanuel Kaputa wo mu ngabo za Armée Forces Democratique Republic of Congo, izi nizo bita FARDC. Ubwo M23 yashyikirizaga agace ka Kibumba ingabo zari zoherejwe n'umuryango wa EAC ngo zijye hagati y'impande zombi. Aha kwari mu buryo bwo gukumira ndetse no kugira ngo hatangizwe ibiganiro. Icyo gihe byafashwe nk'intambwe y'ibiganiro bya politike, nubwo imirwano yakomeje ku rundi ruhande. Ahangaha Wiringoma nyine yaje kugaragara muri icyo gikorwa cyo gusuhuzanya
n'umukomando cyangwa se n'umujenerale wari waje ahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa gisirikare. Ahangaha ni igihe hari hoherejwe ingabo zari zihagarariye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yunze ubumwe, ariko ahangaha twibukiranye ko u Rwanda rutari rurimo kuko rwo rwari rwangiwe, kuko rwashinjwaga ko ngo harimo ubufatanye hagati y'u Rwanda na M23. Icyo gihe hari harimo ingabo z'u Burundi, iza Tanzania ndetse n'iz'ibindi bihugu byari byemeye kohereza abasirikare. Kwikiri, aya ni ya magambo atatu yavuzwe na Wiringoma. Aha naho aya magambo yavuzwe ubwo amashusho yari arimo afatwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse iri jambo rinamamara ku isi yose, aho ryifashishijwe nk'intwaro ya politike ku ruhande rwa M23, ari nabwo M23 yagaragaye ku ruhando mpuzamahanga ubwo bari bafashe abacanshuro babohereza mu bihugu byabo, ndetse bohereza na zimwe mu ngabo zari zoherejwe na SADC. Mu yandi mashusho yagaragaye arimo kuganira n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bari mu butumwa bwa South Africa Development Community, iyi ni SADC nyine, mbere y'uko basubizwa iwabo. Ahangaha nabwo aya magambo yongeye kumvikana, bamwe mu basirikare barimo batebya basuhuzanya nawe, barimo nyine bitegura gukurizwa imodoka kugira ngo bahabwe indege yabasha kuba yabohereza iwabo. Ariko ahangaha nyine murabyibuka yuko byaje kurangira nyine aba nabo bahambirijwe, bagiye n'amamodoka bajya gutegera iyo za Kampala n'ahandi kugira ngo babashe kuba basubira iwabo muri Afurika y'Epfo. Kwikiri, aya nayo magambo basubiragamwo nyine bamusezeraho nk'umuntu wari wavuze amagambo akomeye cyane, agafatwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ndetse akumvikana hirya no hino ku isi. Icyo yavugaga ku ntambara, ahangaha Wiringoma ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu Koloneli Wiringoma iyo bamubazaga cyangwa se iyo yagiraga icyo avuga ku ntambara, mu kiganiro kimwe yigeze kugirana n'igitangazamakuru kimwe, Ngoma yabajijwe icyo atekereza ku ntambara ndetse n'icyo intambara arimo arwana yaba igamije, yabasubije agira ati icyo ndwanira nuko Kongo iba nziza kurusha uko iri ubu ngubu. Yavuze ko icyo arwanira ari uko Kongo yahinduka nziza kurushaho. Ariko ku ruhande rwa leta, umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yavuze ko intego ari ukwisubiza uduce twafashwe na M23, gusubiza ubutegetsi bwa leta uko bwahoze mu bice M23 byose yari yarabohoje. Ibi bigaragaza ko impande zombi zari zihagarariwe mu mvugo ndetse no mu bikorwa. Ubwo mu mvugo ahangaha M23 niwe wari umuvugizi, uyu Lieutenant Colonel Wiringoma, uyu nguyu we yari umuvugizi ku ruhande rwa M23, ndetse uyu we General Sylvain Ekenge we akaba yari umuvugizi ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bombi iyo babazwaga bagiraga ibyo batangaza, ndetse urumva yuko mu mateka ya General ya Colonel Wiringoma, we yavugaga ko yifuza ko Kongo yaba nziza kurushaho bahereye mu bice bari barafashe, mu gihe Sylvain Ekenge we yatangazaga ko bashaka kwisubiza ibice M23 yafashe. Isura ye mu mateka ndetse no mu gihe cy'urugamba rwa M23 mu kubohoza ibice yafashe. Wiringoma azibukwa nk'umwe mu bantu bavugishije benshi
muri iyi ntambara. Yari umuntu uvuga ashize amanga akoresheje itangazamakuru nk'intwaro ya politiki. Aha Wiringoma yari umuvugizi wa M23 wari uzi kuvuga ashize amanga, yari azi kuvuga agashimangira ijambo ndetse akagaragaza icyerekezo ndetse akagaragaza intego M23 ishaka kugeraho. Izina rye ryabaye kimenya bose ndetse ryabaye izina ry'ibihe byose mu mutwe wa M23 kuko uyu mugabo ni umwe mu bagabo bagaragaye cyane mu itangazamakuru, ni umwe mu bagabo batumye M23 yongera kugaragara mu ruhando mpuzamahanga, haba mu buryo bw'itangazamakuru ndetse no mu buryo bwa politiki. Ese wowe ubona Wiringoma nk'iki mu mateka y'intambara ya M23? Icyo nicyo kibazo twasoza tukubaza. Ese uratekereza yuko Wiringoma yaba abuze mu rugamba rwa M23 maze bikarukoma mu nkokora? Hari igitekerezo ufite kuri aya mateka makeya tubashije kuba twagusomera kuri Raza Media TV, watwandikira muri comment hanyuma kugira ngo tuzagaruke nabyo tubiganiraho, ndetse kanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibindi biganiro tugenda tubanyurizaho hano kuri Raza Media TV.